Hello guys, welcome back to our YouTube channel MTV1 Show. So guys, uyu munsi nkuko mubibona ndi kumwe n'icyamamare mwakunze cyane. Windeba ni icyamamare cyakunzwe cyane. Musabwa reka tangira twibwira. Atubwira wari we. Uramvuze. Oya, nyine witwa izina rimwe se? Okay, ibwira abantu mu kinyamurenge, mu muco wa kinyamurenge. Okay. Birata. Kobwa bayanjagaraje. Nitwa Musabwa Olivier. Ndi umuhimanda w'ishanya karama. Ndi umukristo nsengera muri Foursquare Kimironko. Ndi umuramyi nkunda Imana n'abantu bayo. Amen. Ndetse n'ibindi biremwa byose bikugwe gukundwa. Yego. Tutarajya kure. Musabwa wahubatse cyangwa Inzu? Wubatse urugo. Urugo gani kortire? Oya, urugo ufite umugore? Ufite umudamu? Umudamu? Ndagira umudamu ntabana. Ntago ndabyara nyine. None? Okay. Ufite umugore se basi? Oya ntumbwira ngo uri wabyara, ufite umugore? Nta mugore mfite. Ufite fiance? Fiance nawe mfite. Ufite iki? Mfite Impano muri. Musabwa harabura iki? Ku muntu nkawe nk'izina ufite? Nta zina mfite jewe. Nabwiye ko ndi umuramyi, iby'izina ntabi. Si by'umuramyi nyine uri umuramyi, uri umuntu mbese uzikunda bisice kugira ngo. Ntabwo nzashaka umugore kwera konzwe. Uzashaka umugore kako namukunze nakankunda. Ariko se nyine umugore waramubuze. Erega abakobwa b'iki basigaye bakunda hit. Benshi bubatse ku isi ntago ari abastari. Abastari benshi no batubatse. Musabwa waramubuze se cyangwa uramufite? Ndamubura gute se nawe tarashaka? Nawe ntarashaka. Wowe. Njyewe. Kandi wanyihakanye wavuze ko nta mugore ufite. Urabona kuyakanye ntago dukundana. Uranyihakanye mu kiganiro se? Ntago dukundana mwana. Guys, anyihakanye tutaratangira ikiganiro. Ibintu tubyitishye. Musabwa uri umuntu uzwi cyane mu by'ukuri reka tutega kubivuga ati ntabwo uri umusitari gusa ndakuzi. Muzi ute se kandi urabizi ko simba mu Rwanda wenda ngo turaturanye ariko ndakuzi. Urumva ko ibikorwa byawe birikora. Waramenyekanye. Tubyite gutyo uri umusitari ntubyange. Tubwire mu buzima busanzwe ukora akahe kazi atari kuvuga ati ni akazi k'ubucuranzi. Ni nk'akahe kazi kandi ukora? Kazi kandi rero nkora imari nshaka amafaranga nyine nkandi bajuma nyine ame hustler. Yashaka hasi se? Cyangwa uziyatoragura? Amafaranga nk'abandi bana bose nyine uko bayashaka. Ariko officially nyine ibyo nkora ni music nyine nk'ibisanzwe ndi producer. Kuko ntago nshakira amafaranga muri church ngiye nyashakira nyine muri studio. Hanyuma Musabwa watangiye ryari akazi nyako ariko turi bwibandeho cyane ko ubucuranzi watangiye ryari? Okay, ndatangiye gucuranga 2008 nari umwana muto. 2008? Wait, wari ufite imyaka ingahe? Ntago intezo ni kwivuga gusa nzi ko ndi hagati 19 ndagahonga gutyo. 19? 9 cyangwa 10. 9 cyangwa 10. Usko buryo kiri umwana? Ahubwo bise bituma mwitambara imyaka yawe. Ntago ngana na papa kuko aranduta yarambyaye. Niyo mpamvu ngomba kuba muto. Kandi nta aragera cyari. Niyo mpamvu rero ngomba kuba muto. Biragaragara cyari uruhinja nyine. Birumvikana. Hanyuma Musabwa iyo ni Impano. Ni umva Impano warayivukanye se? Hari abantu bavuka ugasanga wisanze nyine ufite Impano. Ukaba wagerageza mu munsi wa mbere. Nta muntu urakubwira ngo uri muto. Nyine mutoya. Muyandi mutara ko ntago nshaje. Nyine bose nkubwire reka kuvuga nyine nta muntu wari mwahora nyine tu nyine ngo kubwira ngo ubite wa mwana. Yego. Birahari. Bose urumva nyine tutangana. Turangana. Nabyanze si ibyo nibyo nemenye nawe Musabwa uracyari muto. Urumva ko tungana. Hadi turanga nisinge naha. Ko twese batwita iki? Abana. Ariko ranangomye. Ndabana. Ngatubwire Musabwa. Hari ukuntu uvukana talent. Mu byukuri ukaba wiga senti nk'umunsi umwe gusa ugasanga urabimenye ni talent nyine wavukanye. Hakaba n'igihe ubyiga. Kavuga ati ni ikintu nagiye ku ishuri ndakiga ndakimenya. Musabwa watubwira wowe ko watangiye akazi kawe ko gucuranza? Jewe ko natagiye kwiga piano birasikije narabeshye kugira ngo nige piano. Warabeshye? Ubeshya? Nabeshye mbangutse uramuzi abana wa Nairobi, Grand Frère.
namwe ati reka mbwize ukuri kandi wazo ko yarasanzwe nzi tubana nawe ati reba mbwiye ikintu ntazi gukora njyane beat no nari mutegere leta like yazero mfite yo kwiga piano yo gushaka kumenya muzike avuga ati umwana ashobora kuzavamo ikintu cyatanje bituma rero atanyigisha ama basic needs and then nanjye nyine maze gutangira kumenya gucuranga mu gake ngenda nyine nshaka nyine undi bumenye ahandi hantu hatandukanye ariko naje kujya Uganda ku ishuri ndangije nkomerezayo no kwiga nyine muzike birangira nyine ngarutse rwa Gasabo ndatura n'uyu munsi nkomeza gutyo na n'uyu munsi ndakiga sindasoza kwiga kuko ari benshi bandusha ibintu byinshi nanjye nshaka kumenya so hanyuma Musabwa kuri ubu ngubu uri mu bacuranzi mu by'ukuri navuga ko bari mu ba mbere bafite izina ry'ubucuranzi mbese abantu bamaze kumenyekana ku kintu kijyanye na senti murabyumva cyane wewe nk'iri kwiyumva gutyo uri umuntu uzwi umusitari wiyumva gute ntabwo ngiye guhisha amabanga ntako niyumva pe ntako wiyumva ntaguteze hari igihe uhura n'umuntu akaba yakubwira ati nkuzi hano hantu kandi umuntu ntumuzi nibwo bwa mbere muhuye anzi gute nyine nawe yatangiye kakana kombe baranzi banzi gute se nyine nawe yatangiye kakana ko kwiyumva mbese nk'uko arumwozo ngatavuga ati mane gakumwara ko tumbwiye ngo singukorera urumva waba unandaburije none simbwiye urumva aho yarataye ibyo bintu ntabwo ari byiza twebwe dukora rero turetse urwenya ni industry tubamo ya muzike cyangwa se entertainment ariko tugomba kumenya ko tubikora turi abakristo tubikoma abantu sibyo kurusha uko twebwe bitugirira akamaro cyane turiho ni impano twakizwemo n'Imana kugira ngo zifashe abantu baye so rero umuntu naza ari kungana nka pushinga we nyine rumva bizaba ndi kwirengagiza icyo naremewe gukora cyangwa se ikimana yanshizemo kugira ngo kimarire abandi nyine akamaro so ntago rero nakwiyumva ngo like ngire pride yo kumva ko ngo ndi umustar I don't talk to these guys and this numva ngo I have to talk to somebody gusa abandi nkabareka no ntago ibyo ngiye ari byo gusa kakantu nyine ko kumva ko ubirenze nje nta pride ngira muri ngewe niyo mpamvu abantu banzi baranzi nawe uranzi urabizi n'ubwo uri kumbaza ibintu byose urabizi nago nagushamabanga nta pride ngira urumva nkunda gusabana n'abantu bose urumva nta ibintu byo kandi ikindi ndi umuramyi ngomba kumenya ko ibintu ngomba gukora bigomba kugirira abandi akamaro before yuko ngewe sarura muri byo urumva niyo mpamvu rero ngomba kubikora gutyo nta mpamvu rero kwirengagiza abantu kumva ngo urarenze ngo ngere nambara agapfukamunwa uze mfite ibintu nkayete ku munwa kunyanya nambara agapfukamunwa hari ibintu abastari bigiye basigaye badukora ugasanga mugiye ahantu agiye yambaye agapfukamunwa hari umwe twagendanye ahantu agenda ariko iminwa yanjye murana ari mibi cyane kuryo nayipfuka n'izuru wenda nta wamenya ariko oya ntagishamaje kandi ariko nanone ntagikoreza isoni ntabwo buryo nagenda nayipfutse oya rata ko nako twakutaga nta mpamvu yo guhisha umunwa we ese ubundi urahisha umunwa ntibaze isura rega ntabwo tuzi umunwa tuzi isura ntabwo tuzi umunwa uruziki umuntu ahisha amatwi ukamuturika inyuma utamumenya se oya nje nakumenya nkuzi ntabwo bishoboka ari umuntu turuzi ntabwo wamuyoberwa ntabwo nyine biragora to bigora ko iyo umuntu yapfutse amatwi gutya ukamuturuka inyuma hari igihe nyine utamumenya to ubu ngubu duhuye niyo mpamvu ugiye kwifotoza agapasiporo uyata amatwi agaragare kuko atagaragaye nkawe noneho gutya dore noneho ubu se ngubu ngiye duhuye ukanduruka inyuma ntiwamenya ahita muri nk'akandi gakobwa k'agakongomani kandi imbere yetswinike ako k'agakongomani aho ngaho ubona ariko ndi nako sasa Musabwa kuri ubu ngubu dufite abacuranzi benshi bafite impano n'abandi bari kuzamuka ubu nyine ndamutse nkubwiye ati Musabwa ni nkande ugomba guha igikombe c'umucuranzi mbese uri gukora neza cyane mu bacuranzi ubona wagihande bacuranga si biki izina bino mucuranga nyine y'ibisirimba yabisirimba uravuga mbese nko mu banyamurenge ndi kwibanda cyane mu banyamurenge mubona nawe igikombe rero canje ntawe nagiha kubera iki se nawe nagiha kubera ko ugikuye n'ubundi nta gaciro nawe nta kimwe hejuru nimbangutsiru niwanyigishije urumva mbangutsi niwe muntu nyine ubabona ati ngewe igikombe gikwiye mbangutsi niwe nagiha nawe nyine nkimuhaye ntabwo byaba bihagije ko ibyankoreye birenze kumuha ishimwe ry'igikombe ariko tureke ibyo by'amarangamutima ko ati niwe wakwigishije
kuri ubu ngubu dufite abantu bari kuzamuka cyane. Mani Mbangutse niwe muntu ngere none reka mbabwire ubundi bintu ntabwo nigeze mbivuga n'umunsi wa rimwe. Ariko ngiye kubikubwira. Mbangutse niwe munyamurenge ucuranga igisirimba neza mu banyamurenge bose. Yakigize nabi cyane. Kuko yaje bamimana abandi bacuranga igisirimba kino gisanzwe cya kompanyi basinze kujya bimenya ibyo bintu. Nzabyumva ndabizi. No. Mbangutse rero ndabyibuka hari nka 2 na kangahe gutyo nenda kana gato. Nenda taraje no gucuranga ngiye. Mana aricara aravuga subo. Iwe yakundaga no kwikorera indirimbo nibuze indirimbo bakoraga za yuza kera. Ndizera mu ministeri no akazicuranga nyene urumva yayikoze nyine muzike yazo kuri piano gashyiramo base gashyiramo ibintu byinshi amagitari none atavuga reka nshaka uburyo nacuranga igisirimba nacyo kimeze gutya ariko yatangiye gucuranga nyine ibisirimba bya za Farawo n'ibiki nyine yabicuranga nyine ashyiramo na base n'ibiki none rero urumva ni creativity yazanye none uyibaze ibintu yazanye abandi bantu bande bose urumva bose burabya nawe vuye i Burundi ajye curanga kompanyi nyine ibintu niyo mpamvu ujye no mu biganiro byo byinshi akunda kwibanda ku kuvuga ngo abantu ngo bacurange kompanyi ngo nicyo gisirimba cyo gisirimba igisirimba n'umuziki utagira formule ni amarangamutima gusa azaza ugacurikiranya ibintu uko ushaka gusa abantu bakirukanka bakabakurirana mu ikanisa ariko gisirimba ntago ari ibintu byo kuvuga ngo ugiye kuvuga n'abandi bacuranzi babikora maybe ndamwemera simuvuze kubera ko nuko wenda namujya gashot video kiwe bakase ari kubivugaho ariko igisirimba si umuziki wuja kwirata muri no mujyi no mijyi yacu si umuziki waguhayira imyaka ingahe apana urumva tugomba kwiga umuziki tukamenya kuririmba tukamenya gucuranga instrument zose urumva tukamenya no gukora umuziki tukawutunganya niyo bita muziki ubundi wewe kuri ubu ngubu ukora iki ukuzera nk'umwana ngiye ndi umuproducer ndanaririmba ndanacuranga urumva ndi kugenda ngishaka kubyegereza ntago ndabimenya neza ariko ndi mu murongo wabyo uri kumva yego kuko umunyamuziki yabo ugomba kuba akora video nako sorry audio abagomba kuba nyine ubwo azi no gucuranga azi no kumixinga ya majwi azi no kuririmba kugira ngo nabaje kuririmba abakosore nyine then rero iyo utazi ibyo bintu sinumva impamvu ngiye Musabwa aragira ngo ganajya kwirata ngo nzi umuziki ibyo bintu byose ntarabimenya uri kumva niyo mpamvu icyo nambishikomoyeho rero Mbangutse no wazanye ibyo bintu byo gucuranga twese abandi bantu bose bacuranga igisirimba nyuma ya bamima na ba Ben Pasteri Ben na Chance yego hanyuma na bagasore bya mwumva nge simuzi na ba Umusore wagiye nibaza ari muri Munakibonge acurangaga muri Power nawe bose ari aba bafite style yabo bacurangaga ya kompanyi magusa nyuma haza kuza style ya Mbangutse byo gucuranga harimo n'amabazi rero urano ko abana bose nawe arabizi ko abana bose aribyo basigaye bacuranga neza none kurumva ataradakamiye dai yaragafashe turamusubire cyane nubwo nta cyo wenda tuvuge wenda atashaka kubigaragaza cyane yagize izindi nshingano nyinshi ariko nawe hararabizi ko yagize uruhare runini mu bana benshi akagira impact kandi umuntu wese yigishijwe na Mbangutse ikintu uzamukunda ahari hose ntaga pride agira kandi no kwiyemera ntako abana bose bigishijwe na Mbangutse ikintu cya mbere abanzaga kutubwira ati basha ibintu muri gukora nta gaciro bifite bazakorwa iki nta kamaro yakore ukuntu uri ubusa urumva nyuma bikazaza guturika ariko nubwo tumva ko nta bintu bya danje sinyenda mbyirata kuko hari ababembanije so Mbangutse rero niwe naho iki gikombe ariko nawe nabyo sicyo gikwiye pe sicyo gikwiye kuko ibyo yakoze birenze kuba wamuha amafaranga birenze kuba wamuha igikombe sibyo umwana rundi nabonye hahaye igikombe ngo Umucuranzi umwaka yingo nyine yaragafashe kompozo ari we tararebye mu bintu mubikora muri benshi nabita ko muri abahungu benshi b'abanyamurenge muri iyi minsi bamaze gukora ibintu by'umuziki ugasanga hari igihe ugiye mu rusengero runaka wewe uruhuriyemo na beya wamara guhuramo na beya wenda bakaba baha beya akaba ari ucuranga wowe wicaye aho ngaho nza mbona icyo kintu muri mwebwe mu bacuranzi kizana amashari kuriya wowe nti wavuga ati wayi bahaye beya tubona nyine kakurenza ntabwo se mwana ahantu ntakura amafaranga twahuye nta ibyo bundi ndajya kuguca ye mwatumiwe ariko bibanze cyane kuri beya mu rugendo niwe dukoresheje atubabarire bibanze cyane kuri beya wenda na Mbangutse na Trezor bibanze kumwe muri babiri ariko hakoreshwe cyane umwe hari igihe abayimbe basigaye baguruka bati ngiye shaka ari ngo ncurangira urumva biriya bintu muri mwebwe
biza bimera nka neza nkanjye ku ruhare rwanjye nkanjye ibyo wenda nanjye uyu nakigwenda bose bagitangira bijya bibaho nanjye ndabigeze kungerera kumbaho igihe kimwe ariko kitageragera cyo kumva ko ngomba ku nyine ni nk'abahanuzi kwa umuhanuzi yatangiye guhanura zamakina ngo ahanure n'akari musozi mbese yamavuga ibintu byose birangiye so rero n'umuntu rero utangiye gucuranga niko bimera aba yumva nyine yaba ari kuri spotlight kabisa rero ariko ntago ngiye byantwaye igihe kirekire kuko nari mfite background nziza ya mwarimu ntago ngiye ibyo byantwaye igihe ikindi ngiye ntago ibyo byambabaza kuko nkunda ngo niyo turi mu materaniro umuntu uri gucuranga nacuranga neza abantu bakanezerwa nje nunataha kuko nashaka za telecomment abantu bazi ducuranga na hano akenshi no muri no myaka muri Fosco y'abantu benshi bazi ko dufite charge nziza ifite online nziza ifite ni platform nziza abantu baza gushakiraho nyine ibintu byinshi so rero niyo baje nabo bose banshize n'abandi bagiye baza bava muri Kenya nije babahamagaye baze muri Fosco ya bahagera nk'abahanzi bagacuranga nyine abantu bakabakunda kugeza n'uyu munsi nje ntago ngicuranga igisiremba cyane mwara muri Grace kwera iki bashaka kugira ngo nabandi nabo nyine bajye abantu babamenye nabo bakoresha impano zabo bafasha abantu bakire kubw'ibyo bari gukora so rero sinumva ko rero umuntu yacuranga ngo ntawe umutwe wabyimbye ngo wayi bamuhaye barangije afaranga na inge kwakura gusa turi guhimbaza Imana wenda nubwo nanazakura cyangwa we yazibona sinomugirisha ari ngo bamuhaye faranga ibibaho mwana buri umugisha wawe mwana boro wawe kandi uzapfukinnye ubugire uzakira kandi waranakeze ntago nose babaje kuri kamera abantu ko bahemba amadolari mbese abagabo bishimo sisawa cyane rumva digere ntashari mu bantu mwana ryo rero ukuntu tungana urumva ntago twagombye kurema ikintu kizatuma abandi twongera kugira ibintu by'ibibazo n'ibiki twebwe rero ukuntu tungana n'ingano yacu na generation yacu tugomba kwiremamo urumva urukundo rurenze urw'ababyeyi bacu bagize rwinshi turabizi urumva ariko twe noneho tugomba gukuba kuko nitwe imbaraga z'igihugu z'ejo bandi twe urubyiruko na perezida wacu ahora bitubwiye tugomba kugira imbaraga zirutaho iz'ababyeyi bacu bagize kugira ngo isi yacu ihore irushaho kuba nziza turusheho kwiteganyiriza amahoro n'umutekano birangiye so rero umunsi rero tuzazana ibyo kuvuga ngo iki habaye iki ngo guhanza umuntu wagize gute that is a backsliding hanyuma Musabwa kuri ngubu wambwiye kuri umucuranzi muri Fosco ya gusa mu by'ukuri hari abantu Kristo muri Fosco uri umukristo waho urakunzwe n'abantu benshi bitewe n'impamvu zo gucuranga umubiri ucurangamo urakunzwe cyane twabita gutyo ubu nyine kuri uyu munota uramutse ubonye undi rutsinge watireka Musabwa tukugure twego tuguhemba amafaranga menshi arenze ayo uhabwa ubu nyine wagenda umusore umva amafaranga menshi arangahe uriye sinza yuhembwa ariko yakubete nabyo ahubwo se bivuge Pasiteri wawe numubeshyera arabivuga muri comment bishop se ko mukunda nabizi ko ndumo ariko urahembwa ago nje mpembwa mwana ukorera usaba ama transport kubera ko aba ari ngombwa ko wenda kora ko mbaboneka wenda igihe kirekire iminsi myinshi bagomba kwitanga ku cyumweru byuka saa 12 so rero bagomba gushyiramo transportation kugira ngo umuntu bimworohere kugenda ariko bibaye by'umushahara uri umushahara uzi ikintu kizana n'umushahara ugomba kuba ufite license urumva ugomba uri kubwira nyine mbese ibintu abakozi ba leta bujuje cyangwa nabikorera ariko bakorera abantu runaka urumva kuko iriya ntago ari company so urumva ugomba kuba ufite insurance sibyo ya insurance musengero ibintu nk'ibyo ngibyo sara amacaciza bikora menshi hano kandi ama mega church hano arabikora ugomba kuba ufite insurance ubwishingizi mu kwivuza ugomba kuba ufite umushahara wawe kuri gusaba ibintu byinshi musa oya sindi gusaba ni ndetse bisabye keretse ugiye kuba refe ndavuga uko bigiko kuko ndi kuvuga mu rwego rwo kuba umuntu agiye kuba umukozi w'abantu n'urundi rusengero yego urumva apana urundi niyo haba ari iwacu bibaye ari akazi uri gukora yego ugomba kuba ufite umushahara ungana nyine n'uburyo bagukeneye ikindi cya kabiri ukaba ufite n'ubwishingizi hari umukozi wa leta utagira ubwishingizi aho akora none se n'ingwara zabuzwa nande
ariko ibi byose babyujuje kandi wowe ikindi, uredi tukuba ukaba uhembwa n'amafaranga urumva nyine yari hejuru ya aspects zawe cyangwa se ya expenses nyine urumva ariyo kuta ka transport kangahe kandi ugasanga mu kwezi wakoresheje magana angahe so batari ikibazo yabava he uribase n'ibyo rero ntago ari akazi no kujya gusa ngo dufashanye twese duhahane imbaraga nyine Musabwa waratubwiye ko mbese urusengero wagenda rukaba rwakwishura neza cyane rukaguhereza n'ibisabwa byose wifuza wagenda. Oya ntago navuze ko nzagenda nandi kuguha example y'uburyo nyine. Ako se ni wagenda? Njya hehe ariko harako hanyuze ko ntacyo bintwaye. Harakunyuze? Urumva we nta handi. Ndi nzajya nzigumira ari. Ase Musa, nabonye warakoraga ibintu bijyanye n'ibitaramo. Ucurangira abaririmbyi kandi nawe uri muri bitaka. Ubu ndacyabikora ariko sindari. Oya nagari cyane nka mbere nyine. Byagenze gute? Ni cyane nyama. Seriye kubera ko twaguye ubu ngubu nyine. No twaguye. Oh mwaguye. Twaguye we expanded. Yeah, ego. Yes. Tupani bwoko gwaze ni. Yego. None se Musa, nyine biriya bintu ukora ni mbese biba ari ibitaramo by'umuntu ugenda gucurangira cyangwa ni wewe uba hosting ubwawe? Hari ibyanjye nakoraga, n'ibyo twakoraga ku Iwacu Films na Chris Rabizi. So nyuma nyine tuza gusa nk'abahagaritse bitewe n'izindi mpamvu nyine zindi mirimo itandukanye. Ariko tuzakongera gusubukura nyine nyuma turakomeza no biracyakorwa wenda nuko abantu basigaye bakora nyine ari benshi numva byaramvunaga ndi gukora njye nyine. So ariko ubu dusigaye dukorana n'abandi bantu bakaza bagabacuranga bakaririmba abandi nyine biratunyuzamo kugira ngo n'ibindi bikorwa gende bikora ariko se kubihagarika kundi turakora n'ubundi n'isanzwe. Murakomeje umurimo wanyu cyane kabisa. Yambivugiye uko naremereka kubona cyane ibitaramo byawe kandi nafungura gusa YouTube nkona Musabwa. Wari warujije YouTube warateje jam cyane. Telefone yanjye mbese yari yuzuye. Telefone yanjye wari wariteje jam. Ubu se byaje kujya he? None ubu niyo mpamvu nari mfite kuzakubaza. Erega wari utari umunyamakuru by then. Nari umunyamakuru. None ubu nawe usigaye ugira gutyo ugashaka ibyawe n'iki. Ntago gihanga amaso ku bantu. Ubuse nyita ku bantu kugiye kuvuga. None yanye n'abantu banje ndabareba. Hano byo bundi twagiye hano sinzi abantu bamukorera ibintu bitari nka byiza cyane bitashimishije umutima. Ni karisa. Ahita tera indirimbo ngo kubura amaso ku bantu. Oya Yesu. Bro ni unyumva. Jaho dibera mtagahinda gakabije depression. Ariko mumura ngende cyane. Uwe yanze gutukana ku gatuti. Yanze gutukana. Yewe baravuze ngo kubura amaso ku bantu. Oya Yesu daho gatikariza umusaza ebara karagufasha. Yababwiriyemo. Agahinda nikica kagero. None nawe rero. None nanjye ntuneza abantu ngende ibiganiro by'abantu bose. Alright. Ase nkuzi gute? Wowe randebaga ubundi. Aho ndakuzi kubera ko ngende umuntu. Tuzanya no kunshinje mu kanya ko dukundana nawe. Wanyihakanye ibyo ngyo tubireke. Utambuze sohoga nawe wanyanze. Nta kudiga dukundana ndagize. Ese ko wagumye kuyihakana cyane urabwira abantu impamvu wanyanze bahindukira nibareba. Wabwire wanyangiye iki? Nanjye gusubije ijambo ariko mubwiye nabi ndabiretse. Oya reka nkure. Guys ni bisanzwe ndamufana bya tari sibyo. Ni bisanzwe nta Umse na kwanga dupfiki. Dupfikise. Ubundi se. Okay tubireke Musabwa yanyanze. Ariko hari ibintu by'indirimo njya nkubonamo bitari byo gucuranga gusa uri umuririmbyi musanzwe. Musabwa ziriya ndirimbo uririmba nezawe. Nukuri ntago ari zanjye n'iz'abakristo bose. N'iz'abakristo bose. Abahe bose ngende ndumva ko nandirimba. Hari yagufashijemo uzi? Ariko no. Njewe hari indirimbo nzi. Niba. Sindi umuririmbyi gaso utuntu twanjye. Okay, abo zafashije n'ukuri n'izanyu si zanjye pe. Kandi n'izindi zacyari kuza ndi gutegura ibintu byiza bigiye kuza. Muzabibona as soon as possible. Waturirimbe Musa. Ko mufara mu bintu byose ukuririmba gucuranga bana ndumufana. Ndirimbira. Ntabwo naririmbira wowe. Sawa birimbira abantu. Apana Imana. Birimbira Imana. Akabagorana.
Nazaja nkorohere. Umugore wa Musabwa nkugiriye impuhwe. Aya nukuri kw'Imana hana nazagira amahoro. Ntayo. Ngaho turirimbira. Ntayo sha. Ifuriza umuntu. Amahoro y'umunyabyaha. Ngaho ririmba. Umunyabyaha ninde yatangiye nawe? Umunyabyaha. Yarahawe ndi umunyabyaha Kristo yarambambiwe. Byararangiye? Yarangije urugendo. Mbese ubu nta cyaha? Yarinze ibyo kwizera. Uri serious? Musabwa umunyabuntu? Nawe uraje imbere bya bindi bajya batubwira ngo twarababariwe. Ubwo navuga warinze ibyo kwizera. Ntago ari Kristo. Urumva ukomeye kumbwira ngo byararangiye urugendo rwarashize. None se akumana ibintu rero ujya mwibaza. Kristo yaje kujya gute? Kudupfira. Gupfira abandi? Aho ujya mwebwe bandi? Twebwe abanyabyaha. Then so. Ubwo ibyaha ukikorera n'umwiki. Ariko byararangiye wowe. Musa ubwo kugira abantu inama yo kuzikora ibyaha. Ibyo gucungura umuntu byararangiye n'ukuri. Musa ubwo uzi ko ugiye kuyobya abantu banje none. Utarigeze kumenya icyaha. Ntabwo tugiye gutongana kuri kamera ariko nyuma ya kamera turabisubiramo. Ubwo turi kubwira abantu ngo warabari. Nari bibanza turirimbire. Icyaha ku bwacu imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramuhamba asohoza ibyanditswe kuri we. Zamurijwe uko kuratugira gute ko ntawe wari uhanezerwa ati habe nanjye turi kumwe aho uratuma n'amajwi yo kugufana ariko genda hasi turirimba zamurijwe hashi mwe Yesu watuze n'Imana. Nibyo Yesu yarakoze kutunga n'Imana twarabukwirukwa ubu twarabari abana mu rugo rwa data. Aka kandi si sawa. Wowe ni so ari buro no mwabaye mute? Ese muze mwizeye? Twizeye Imana. None se reka tureke brag none tuvuge neza birisari. Kristo niwe yaraje gupfira abanyabyaha urubanza rw'ibyaha kuriho gute? Yaje gupfira twabari mu byaha. Yes. Erega Kristo yarazi ko tuzakora ibyaha, yarazi ko twanabikoze, yarazi ko turi no kubikora. Niyo mpamvu yaje kuba ibirizi bivuga ngo yaje kubimpongana. Ariko Bible harani ivuga ngo iyo uri gukora icyaha uri gusubiza Kristo he musara. Singiye kuvuga guys murabizi na pastor murabizi ariko biranditse sinjya byanditse sinzo murongo cyanditse Bible sinarindimo ariko iryo jambo murongo genda ukizwe ahubwo ndagusengera muri kiganiro genda ukizwe nuko ndarikijijwe baba none ngo warababariwe we ntabwo babariwe narababariwe of course ariko that is a point ibyo nakoze that is a point ntabwo tujya kubigira imanza reka tukareke gusa tugashyiraho question mark guys ibintu Musabwa avuze muremerana nawe twarakijijwe utarakijijwe iyo uvuze ngo twarakijijwe ntabwo uzi icyo bavuze nabavuze ngo twarababari none se kuki ducumura tukagaruka mu rusenge hari ibintu bibaho byo kuvuga ngo nuguca ku ndarazi ibyo bintu sinzi kubizi umuntu agakora ibyaha ariko hakagira igihe ukavuga ati reka njye kwihana ngo ujya kwihana yangize ejo kongera akayabikoze arabikora ariko uko biri ntabwo ameze nkaho ko kera iyo yakoraga icyaha niba arakazaga Imana ntabwo uzaga benshi muri biriya Imana yagiye yarasoma ubutaka gutya mu buto bagahita bajyamo igahita ifurira hejuru nta n'umusaraba ugiyeho ntabwo uzi abagabo se bateye abandi amacumu mu matente barababariwe baje gusaba imbabazi barababarirwa akibaze Kristo kubamanwa n'igisambo yanyise kakibabarira we byari bibiri bivuga ko yazamukanye na babiri cyangwa yazamukanye n'umwe kuki atamuretse kandi twarababariwe none ni uwo munsi yari yatubambiye kuri ibyaha byacu ariko umunsi yagiye hehe ariko nawe yari igisambo indari igisambo Kristo oya yari igisambo wa kabiri ndavuga ariko cyasabye imbabazi cyavuze gute yacishe buke asaba imbabazi aravuga ati data naje igihe uzagenda uzantware barajana ariko yacishe buke asaba imbabazi ariko wa wundi utaramusabye imbabazi yumvishe ko nyine bangana iwe ntiyagiye kuki yamusize kandi uvuga ko twababariwe buriya ibintu bya Kristo birakaze buriya ikintu kirenze ni ukora mu kiriya gisambo naco kizaja hehe mw'ijoro iki byaje kabiri ubwo kiritegereje cyane iretse muzaja impamvu se tuzaja no kuzaja uzi impamvu se ese ko babariwe ahubwo hano
utegereje irindi joro iriga ni ijoro wowe bayeho nta cyaha n'iki urumva nta cyaha gihari gusa si ijoro ni ukuvuga ngo ntegereje ubuzima bushya bwo biremera ko buhari cyane rwose hano mu isi cyangwa uzajya mu ijoro fana hano kuko twebwe dufite 100% ku isi ijoro tuzagira ubugingo buhoraho Kristo naza kuzamura itorero nzi ko nzaba ndimo muri abo ngabo nzi ko nzumva izina ryanjye nitaye reka tureke cyane kwibanda kuri ibyo bizatuzindura tuje kubwira alright Musabwa wadufashe gukora amarinete njye navuganye nawe ariko biri kuntera sinzi nyakwambike se oya ntiyanyambike kuko njye ntago yambera uyakuremo basi abantu abafana bakurebe mumbabarire no kuri kiba ko bari utese ahubwo mumbabarire ntago ndi buyakuremo genda gusuzuguye ko n'amaso urwaye unsuzuguye ufite iki ko nakubonye uri mutaraga kureba neza abantu bakurebe ahantu twicarege iwanyu hari izuba rihari kunkubita nta zuba rihari twicaye muri balkoni imbere cyane kuja muri gukara Kubera yahi yabamenya byari bikenewe nuko ariko ntabwo nagwije amabanga mu bimenye ko ino video nirasohoka urabona hari ikintu nabize njye na marinete nambaye Musabwa urifubitse se ngo ukigire dufashe ukure marinete basi uyakuremo ukigire ngo hayi oya bariko abafana bacu bakurebe kameme gasura barakaze agasura se ntako bazi bashaka kureba Musabwa baganiriye nawe sundi hari amaso rwaye tuzi ko mve kuri binini mukanya man sinzi kumwe binini haje ndeba se ntago nabibonye seriously ntago nabibonye Jise ya kura abaneti bakurebe nukureka mubwiza ukuri baciye umugane kuko niko nacyanga kizibona ko nacyangoze kandi kamuntu no mutima ibaze ko nawe wampaye amafaranga kujya kugura ibinini inde yaguhaye jewe Viki okay ntago yampaye wayangurisha ko ndaza kuyakwishyura yanyishyura ngahe cyangwa yanyishyira kuri kamera Yako njye nanagutama ngazi hanyuma Musabwa tutibanda cyane kuri ibyo hari ukuntu abantu b'abastari nkamwe usanga basigaye bajya mu muhanda bakabahura n'abantu batari Musabwa bakwibanda ubibonye nk'ibintu nka biriya mu muhanda reka abantu bari kukwirukira gutera ubwo base gutahuka kubera ko njye ntekereza ngiye kuru nta n'agaciro mfite gututi wimva ko udafite agaciro nahuye n'umuntu bantumye bacuriye kuri boutique bagutumye bantumye ifu cyangwa sinzi ibintu bari bantumye ni intuza ni jina ngiye kuzana abantu bari bafite nyine bari baje aho mu gutyo gutyo none abantu maje nyine yo kwakira abashitsi nyine to ngize rero bahurira n'abana abana duhuye ariko se abana bato n'abana bakuru yarangije yambuza ngo kudure Musabwa we muzi umuntu we bagiye gutuma Asa ndoge ko bantu. Okay nawe ngiye twumva. Nawe urahaza. Kaza nyine ngugwaha. Nyine watuma nk'umukozi. Hagati se umukozi ngiye nta mukozi nzatunga kugeza mvuye kuri isi yararema. Cyo ni cyambere. Ikindi cya kabiri ndi umwana mu rugo kandi sinjye mfuri iwacu. Urumva? So rero bafite uburenganzira 100% kuntuma nubwo nabamvuye ngaho leta nsubira. Akora gushora cyo cyane wiyumva ute? Guys, ari kumwe nabyumvishe. Iyo uhuye n'abantu niyo marenge nabwiye ko bintera ubwoba kandi nagusubira. Bigutera ubwoba ndetse bajye we. Umane uciriritse udafite iki n'iki. Umuntu ngo ari kumbwira ngo Musabwa ngo turagukunda ngo ibaze ko ngumuye nawe for real ndaba appreciating nyine ibintu mukorane byiza no ko mujyamo bikomeza kuko mundebamo ikindi kintu gituma nanjye nyine nabo wundi we today urumva ubari umuntu mwakifoto ya selfie akata gapostinga profile mwaka byashoboka simbizi ko nyine abapostinga oya ntabantu urahura nabo ngo bakubwira ati twakiriye agaselfie turi kumwe nta bijya bibaho tumwe ko nanjye urumva ko wagafata usangiye ko nawe urayinyaka urumva musa nje urumva nawe urayinyaka urayinyaka baya ga selfie nkwereke ngiye nkwemeje tugashyira none hariya ko ntuza urakampaye ariko nje baranyishyura iyo mashaka gufata selfie arishyura angahe make cyane turavugana behind the scene okay sana ndaza kwifata ngaho mbwira Musabwa sobanura neza hari ukuntu umuntu nkawe ugenda ukabahura n'umwana akubwira ati Musabwa ndagukunda nkunda ibikorwa byawe wambare tukifotozanya
mbwira. ifoto ntabwo ari amafaranga cyane nta nayo muhanya afite. Nyine wiyumva gute we ntatuba ati ndi umuntu urenze gatomba nyine waragafashe. Ntabwo ibyo ngengera mana dutangira nabwiye ko nta bintu bya pride ngira mwana. Gute se kandi abastari bamwe bagiye bambaye udupfukamunwa ubundi tukibaza. Urasara ko nambaye. Nubwo ngo wakambara gute kuri kamera? Nubwo ngo nyine ngenda bizi ko abantu nibo ngewe to. Abantu nibo batumye mbondiwe ni hamwe n'Imana sibyo. Yego. Niba binagomba kwirengagiza umuntu rero kuko umuntu ni mugari. Ashobora kumuta yahuze ejo gasanga niwe nyiri kampani ugiye kwakama. Ugasanga rero nyiri kampani ugiye kwaka akazi. Nanjye hano unyirate ariko bizi ko nyifite. Kampani urayifite. Yinjiza. Wizera ryese akira kampani. Akira kampani. So yifite cyane. Gusa hari ibintu bijya bibaho cyane kandi nawe ngira ngo ujye ubibona. Cyane cyane no kuri umucuranzi. Nkanjye noneho mbiboneye inyuma ugasanga umuntu arasirimbye bakataturuka inyuma kaza gakubita abantu bose nyine byo byo gukubita n'isi abayumbe bihaye barwanira gatuti we bira bintu bifata ute se we niba gukubita ahubwo no uri imbere ngiye mbandi inyuma ari gukubita gute hari gihe nk'abayumbe baba bari gusirimba ukabona kugeza ahita gukubita urushi fresh cyane akikomeza akari gusirimba ubu n'umwuka we nka bya bintu ubibona noneho uri n'imbere ngiye ntabwo ibyo ngibyo wabenza ngo tutari ngiye gusa umucuranga nta mwuka mwinshi mba mfite hariya nyine bidagake nezerwa gake nyine wonezerwa gake cyane cyane wenda nk'iyo turi gukora presentation nibwo wenda bimba taki igisimba nyine mba ndi concentrate nshaka kureba nyine abantu ko bari kubyina kugira nyine mba ariko se nk'abari abantu bakora biriya bintu wababwira iki abaye ari umwuka sava mwuka nese umwuka wo gukubita abantu baho niko ndabona ko bitundi nta video ujye ubona ducicikana subiza we bara abantu babona uti mana rero ntabwo ari ibintu byatari nyine waryo babikora ndari umunezero ko n'umuntu aza kugutenda ntanamenye ko ari kubabaje sibyo ariko ese ari kugukora and then nta wenda nta bidanjiro ngo ariko nababikora kubera gusa nyine kubikora babireke ibyo byabikora ari umwe hari nababikora katambara ibitenge bakenda bakaka abandi ibitenge aba mama bakabyambara kujya kubisimba imbere biriya nge ntacyo njye mbivuga kuko nge ntago ndabikora n'ibyo nzi wenda nanakora wenda nanjye byambaho ndi umuntu ariko nyine ntabyo nteganya gukora so ababikora nyine bazi impamvu yabyo pe ntago ngiye kukubwira ibyo ntazi nafite ni ko sindi umuhanuzi sinjya nerekwa ngo wenda ndamenye impamvu baba bakenyeye wafite ibyawe wenda ari igihe umuntu akora simbo y'ikintu bitewe n'icyo ashaka gukora cyangwa ko yasengera umuntu n'ibyo nyine Musabwa tugana ku musozo nk'iki kintu ubona mu rubyiruko nyamurenge rw'iki gihe turimo ukavuga ati ngiye kino kintu ndakinenga mu rubyiruko rwacu ntabwo bisanzwe ntacyo navuga ngo ndanenga ahubwo nanenga ko ntacyo ndabona nanenga ariko icyo nanenga kiramutse kibaye ni imyitwarire n'itari myiza to kuri mu buryo bwari bwo bwose mbo wabwira bano bantu basigaye bagenda abana cyangwa se n'abantu bakuru bavuga ati bihakana mbese amoko yabo ugasanga bamwe basigaye bavuga ati sindi umunyamurenge akaba yakita ubundi bwoko nabo ntago mbazi ngewe nzi ko nge ntazi kwihakana ngenda umunyamurenge ndavuga mbese ababikora ku bantu babikora ntago mbazi ntabwo nguye ngo bavuge ndavuze ko babikora wababwira iyihe nama hari abahari n'ubutabazi niba bahari icyo nabwira gusa ni ukutabyihakana kuko ntaho byenda kujya umunezero azapfana cyangwa agahinda azagapfana ariwe uzapfana umunezero cyangwa wende iki witwa kuri umunyarwanda cyangwa uri umukongomani cyangwa uri umuzungu umwarabu cyangwa ntaho byajya icyo uri cyo maragenda rero buriwe kugira ngo uzabashe no kuba uzaba we Musabwa turagushimiye mu by'ukuri kubw'umwanya waduhaye as MTV One Show we really appreciate icyo ubwira abantu babashije gutegera kino kiganiro bani ndabakunda byatari sibyo muzadu supporting uburyo bwose bushoboka mu supporting n'umwana w'umukobwa mwiza wicaye hano urumva and then ibindi ibyo ni Imana izadufasha ikindi dukundane twese dufashanye ibindi byose Imana izagenda bigena